kuryama no kubyuka imbabazi z'Uwiteka bene data igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se munsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 28 Gicurasi mwaka wa 2025 kuwa gatatu iragira iti ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 286 mu ndirimbo yo gushimisha Imana igira iti biba mu gitondo. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Biravuga ngo tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa
aravuga ngo biba izuba riva biba mu kibunda, ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi, amasarura n'imirimo bishize, tuzatunda imiba tunezerewe, tugende turira tubibira umwami. Niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza, dushire agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Magalatiya, urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice bitandatu umurongo wa 7 tugeze ku 10. Haravuga ngo Abagalatiya ibice bitandatu guhera ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Haravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu ya bizera. Igitabo cya Zaburi, some Zaburi ice 50 umurongo wa 16 tugeze kuri 22. Haravuga ngo Zaburi ibice 50 umurongo wa 16 haravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko, ibyo urabikora nka kwihorera, bibwira yuko mpwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwabibagirwa Imana mwe mutekereza ibi, kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubakiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ibyo dukora tukiriho biba birimo imirimo biba birimo imirimo izaduherekeza tukiri hano mu isi, yaba myiza cyangwa mibi. Nta muntu ubasha guhinga umurima ngo awuteremo imbuto runaka ngo hanyuma mu gihe cy'isarura azabashe gusarura ibitandukanye n'ibyo yabibye. Imana nubwo ari umubyeyi mwiza kandi wa twese, ntidukwiye kuyigira mubyara wacu ngo tuyikinireho, dukore ibyo twishakiye, twikorere ibyo twishakiye. Imana ntinegurizwa izuru, ntiteshwa agaciro, irihagije. Nitwe tuyikeneye kuruta uko idukeneye. Pawulo yandikira Abagalatiya mu bice bitandatu umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10, agira ati, ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Ati, ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mubiri azasaruramo ubibira umwuka, muri uwo mubiri azasaruramo umwuka, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Asoza agira ati, twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Ati, nuko tugire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu ya bizera. Hari abantu bumva ko baba mu by'umwuka bakaba nanone baba mu by'umwuka bakaba nanone baba no mu by'umubiri.
ibi ntibibangikanywa bene data, ni amahitamo, ni ngombwa guhitamo kuko mu gihe cy'isarura buri wese azasarura bijyanye n'ibyo yabibye. Ibyo wabibye n'ibyo uzasarura. Ntabwo wakunda inzangano ngo hanyuma uzasarure amahoro cyangwa se urukundo. Dawidi arandika muri Zaburi ye ya 50 umurongo wa 16 kugeza kuri 22 ati ibyo urabikora bibwira ko duhwanye, ariko menya neza ko umunsi umwe nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana. Ni ngombwa ko duharanira kubiba imbuto z'umwuka kuruta kubiba imbuto z'umubiri nk'uko ziri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5 hatugaragariza imbuto z'umwuka n'imbuto za kamere. Mbese mwene data, waba wabibye iki? Witeguye kuzasarura iki? Igisubizo ni cyawe. Hasigaye komeze uhitemo ibyo uzasarura ukiri muri ubu buzima. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza. Amen. Data, ndagushimiye ko udushoboje kubwira ijambo ridukangurira kumenya ko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura, kandi ko Imana itanegurizwa izuru. Imana ntabwo ikenishwa. Turagushimiye ko udukebuye kubwira ijambo, uduhe kuza kubiba neza uyu munsi nk'uko ijambo ryawe ribitwibukije. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose. Senze nizeye izina ryawe ryera, Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na none nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.